Nshuti bakunzi b'uru rubuga rwo kwamikanya, ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Nongeye gufata kano kanya kugira ngo mbifurize umwaka mwiza w'2026. Nizere ko nta ryari ryarenga kandi mbifurije n'intangiriro nziza z'ukwezi kwa Gashyantare. Mbifurije ubuzima buzira umuze kubera ko aricyo dukeneye cya mbere kugira ngo turwane runo rugamba. Kuko mwabibonye rero, maze iminsi narahuze, ntabwo nkiboneka kuri runo rubuga rwa YouTube, ariko ntabwo nabatereranye, ntabwo nabataye mu nama. Nari naratembereye ku zindi mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwa TikTok. Nirwo rwiganjeho urubyiruko hagati y'imyaka 18 na 35, kandi ruradukeneye kugira ngo rubashe kumva ino mpinduka turimo turaharanira. Nongeye kubona rero kano kanya keza ko kugira ngo nze hano dusangire imigabo n'imigambi y'umwaka w'2026. Mwabonye ngira nti umwaka w'2026 ni umwaka wo kubaka inkuge no kuyinjiramo, kubera yuko hazarokoka bakeya. Ku bantu bazi amakuru y'Imana cyangwa se amakuru ya Bibiliya, inkuge yabereyeho kugira ngo irokore abantu bake bari batoranyijwe mu gihe Imana yashakaga kurimbuza isi umujinya wayo. Turebye rero ukuntu isi iri kuyoborwa, ukuntu abayobozi b'isi barimo baritwara, ndetse n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ndetse na Kagame we ubwe wizingiyeho ubutegetsi, tukabona akaga ari kuduteza, yaba mu Rwanda mu gihugu imbere, yaba mu karere, yaba mu gihugu cy'abaturanyi muri Kongo. Tukabona ukuntu isi iri gufata abanyarwanda n'isura y'abanyarwanda iri guhindana. Umuntu uzi ubwenge, umuntu ubasha kugira iyindi myumvire irenga ibyo tubona muri izi mbuga nkoranyambaga, yatangira kwitegura navuga ngo mu mutima, mu mutwe, ndetse no mu mafaranga no mu bikoresho byose ashoboye. Ubutegetsi bw'Inkotanyi cyangwa ubutegetsi bwa Kagame, mu bimenyetso bigaragara, buzavaho cyangwa bugiye kuvaho. Bishobora gutwara umwaka umwe, 2, 3, 10, 20, imyaka ishoboka yose, ariko mumenye yuko Banyarwanda, Banyarwandakazi, turi mu ntambara. Waba uyigiramo uruhare direct, waba uri impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, waba uri umunyamakuru, waba wumva amakuru, waba bitakureba, waba wumva ino ntambara nta kintu uyifitemo inyungu cyangwa se nta kintu ikubwiye, bitugiraho ingaruka twese, yaba mu mutwe, yaba mu mufuka, yaba ndetse no mu mibanire n'abantu. Upfa kuba witwa umunyarwanda wese birakureba. Rero mwumvishe muti twubake inkuge gute, tubigenze gute? Icyambere ni uko tubanza kumenya ni ibiki biri kudukorerwaho, biri gukorerwa he, bifite umugambi ki. Nk'uko abantu bazi amateka, abantu babyanditse mu bitabo, ba Noel Ndanyuzwe baranditse, Dr Rwamucyo yaranditse, arafungwa, abagabo benshi b'inyangamugayo bagiye bandika ibitabo, bagiye bavuga amakuru, ariko ni ngombwa kugira ngo aya makuru twumva tuyafateho icyemezo. Rero nagira ngo nongere mbasangize akantu gato twigeze kubasangiza mu myaka yashize. Murebe ukuntu isi iri gukoresha u Rwanda kugira ngo umunyarwanda cyangwa isura y'umunyarwanda yangirike. Ino ntambara ntango izahitana Kagame wenyine, izahitana umuntu witwa umunyarwanda wese, umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kagame ubwe yarabyivugiye ngo igihugu nzagisenya kurusha uko nagisanze. Rero ntuwicare wibwira ngo
Kagame niwe ufite ibibazo muri iyi ntambara wenyine. Twese umuntu ufite amavuko yo mu Rwanda afite ibibazo. Twirengagije inzara iri mu Rwanda, twirengagije akarengane, yicwa rubozo, kwicwa, gufungwa, gukeneshwa, kandi mu itangazamakuru bagashaka ko byerekanwa nk'ibintu by'ibitagatifu, nk'ibintu bigenda, uhita ubona yuko abagabo cyangwa abagore b'inyangamugayo bakwiye gufata icyemezo. Reka nongere mbibutse uko isi iri kuyoborwa, ndetse n'uko isi ishaka ko Kagame ayobora Abanyarwanda cyangwa ayobora Abanyafurika. Urebye inkuru ziri gutambuka ku mbuga nkoranyambaga, niho isi iyoborewe, kuri X, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri TikTok cyane cyane ubu ngubu igezweho ku rubyiruko. Ubona yuko ikinyoma kirimo kiratsinda, kandi propagande zose zicishwa zicishwa mu itangazamakuru. Rero urebye ukuntu Abanyarwanda bamaze iminsi bacakaye, urebye ibyabaye mu mwaka ushize, uhita ubona yuko Kagame ari muri wa mugambi wo gushaka kumara Abanyafurika cyangwa se kumara Abanyarwanda, we ashaka kurokora umuryango we. Ni ngombwa rero ko tumenya ubwenge, iyo migambi, iyo mipango tukayivumbura, tugatangira kwirinda kujya mu nkuge, yaba mu mutwe, yaba mu bitekerezo, yaba mu mafaranga, yaba mu bikoresho byose bishoboka, kugira ngo habashe kurokoka benshi. Ariko nyine bavuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Ntabwo wahatira abantu kurokoka cyangwa kurokora ubuzima bwabo batabishaka. Ariko ngewe icyo mbereyeho muri runo rugamba, hari abavandimwe bavuga amakuru, ndabibashimiye. Hari impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakora akazi keza, hari abanyapolitike bamwe bakora akazi keza, hari abantu bakora utuzi twinshi, hari abantu bakora diplomasi, hari abantu bakora akazi kenshi gashoboka kugira ngo barengere ikiremwamuntu cyangwa se barengere umunyarwanda. Ariko ngewe numva ibyo impano mfite cyangwa y'aka kanya ari impano yo kubaburira. Usibye ibindi bindi nshobora kuba nakora ntavugira hano, ariko icyo nshoboye kano kana ni ukuburira buri munyarwanda, umuntu uturuka mu Rwanda, umuntu wumva runo rurimi ndi kuvuga, kugira ngo dutangire tujye mu nkuge buhoro buhoro. Kuko ino ntambara ishobora kurangira udapfuye ariko warangiritse mu mutwe. Ino ntambara ishobora kurangira udapfuye ariko warakennye burundu. Ino ntambara ishobora kutakwica ariko ukica abana bawe. So nubwo ni ngombwa ko kugira ngo twese tumenyere hamwe amakuru tuyakusanyirizemo ibikorwa, kugira ngo uwumva yumve, utumva ntazagire ngo ntago namuburiye. Twigeze kubaburira mu gihe cyashize, muko ukuntu isi iri gutegekwa cyangwa ishaka kudutegeka, ishaka kutuyobora. Ibintu bavandimwe muri kubona mu mbuga nkoranyambaga, mu makuru, propagande zose zibinjira mu matwi, zibinjira mu mutima, nimureke zibasenyura kubera ko ari ibinyoma. Hari uburyo bundi ayo makuru twinjira mu matwi cyangwa ayo makuru avuga, twebwe twayabyaza mu musaruro kugira ngo twubake inkingi iturinda kugira ngo tudahungabana. Burya gupfa ntabwo ari upfa gusa, hari n'igihe upfa uhagaze. Kandi inkotanyi nicyo zishaka, kugira ngo nizitagusenya, nizitagukenesha, nizitakwicira, zikugira umusazi utoragura amashashi. Nicyo kintu nshaka kubarinda, niyo nkuge nshaka kubashyiramo muri uyu mwaka w'2026. Uko rero isi iyobowe twigeze kubisobanura. Hari uburyo 10 bwa Alice Bailey, ngira ngo hari uburyo bakoresha abihaye Imana, bakoresha kiliziya, bakoresha iyobokamana kugira ngo bakwangishe Imana, uyizinukwe
ntuzongere no gutekereza ko Imana ishobora byose cyangwa ishobora kugukiza ikakujyana muri iyo nkugi. Izo systeme zarubatswe mu Rwanda murabibona. Kagame we yisenye za kiliziya, ntabwo nza kubyanariza kimwe kuri kimwe uyu munsi, ariko mutereye amaso mu byabaye mu mwaka washize, tuzabisubiramo kimwe kuri kimwe ukuntu twakwirinda izo systeme zitwa ko zije kuturokora mu mwuka, ariko zije kudusenya no kutwangisha Imana. Nzabaha ingero imwe kuri imwe kandi dufate icyemezo cy'icyo twakora kimwe kuri kindi. Rero ingingo ya mbere yari iyo gufata Imana cyangwa amasengesho bakabikura mu murere mboneragihugu bwacu batwangisha Imana. Ibyo byo Kagame abigeze kuri. Hari ikindi rero bashaka guteranya abana n'ababyeyi, igitsure cy'ababyeyi ku bana bakaturangaza. Isi irashaka kuturangaza, isi irashaka kutwereka yuko bya bindi ngo ni ugucana ku maso. Umwana, umubyeyi ntashobora guhana umwana. Ni ibyo bintu ziri muri systeme zo mu Rwanda, hahandi hari urwikekwe ubana n'ababyeyi, umubyeyi yica umwana, umwana akica umubyeyi, abavandimwe bakicana. N'izo systeme nyine ubona Kagame azigeze kuri. Ikindi kintu rero bashaka kudusenya, bashaka kudusenyeraho umuco wacu wa Kinyarwanda, umuco wacu wa Kinyafrika ugacika. Abantu bari muri murandasi, abantu barashaka kuba abazungu kurusha abazungu, abantu turashaka kwisumbukuruza ku buryo buteye ubwoba, kubaho uko tutareshya, kugira ngo tureshye n'abandi bantu turi kubona kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ibyo bintu byose ni systeme ziri kudusenya kugira ngo tuzasigare tumeze nk'ibisenzegeri. Hari ikindi kintu rero cya kane bashaka gukoresha imibonano mpuzabitsina cyangwa se gukuramo amada cyangwa se ubwomanzi, niko navuga, gukoresha ubwomanzi kugira ngo badusenyagure. Uburebye muri systeme ya Kagame, iyo systeme y'ubwomanzi cyangwa se yo gukoresha igitsina, gusuzuguza umugabo, gusuzuguza umugore, kwanika ku gasozi, ni ibintu bigeze kure. Ubundi bintu twavugaga ko byiyubashye bikorerwa ahiherereye, ni ibintu byarenze ihaniro. Iki rero kikaba ari ikintu gishobora gutuma utagiye mu nkuge n'abawe n'inyangamugayo zose ushobora gusenyuka. Bwaba ari uburyo bwa politike, bwaba ari uburyo bw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iyo bamaze kubona ubwambure bwawe, ubwo nyine ubutaye agaciro, niko umuco wacu udusaba. Rero izi systeme zose zigamije kugira ngo zandagaze umuntu w'umunyarwanda, ndavugira u Rwanda muri aka kanya, kugira ngo utagaciro mu bantu ndetse no muri sosiyete. Ubwo rero hari n'ibindi bintu mwabonye tusanzwe tumenyereye. Hari izi systeme za Kagame kubera gukenesha abaturage, gutanya imiryango, gufunga abagabo, kubambura imitungo yabo, kubica, bituma byongera gatanya. Cyangwa kubera umuco w'inkotanyi utuma imiryango itubakika neza. Nibyo wa mu General Ekenge yavuze ngo ubwenge bw'Abanyarwanda, ubwenge mbese twabaye iciro ry'imigani. Ubwenge bwacu ari ubwo gutanya imiryango, ari ubwo kwica, ari ubwo kwiba iyindi miryango y'abandi. Ibindi rero tumaze kumenyera ku babyemera n'abatabyemera. Hari abatabyemera, barumva ko nta kintu bitwaye. Imico batuzanyeho cyane cyane nk'Abanyafurika, imico ya homosexualite cyangwa ababana bahuje ibitsina, ni uburenganzira bwabo. Umuntu ufite imyaka 18 afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka kubera ko aba yabaye umuntu mukuru. Ariko hari ibindi bintu byihishe inyuma bishaka ko umuryango nyarwanda, niwe ndi kuvugira muri aka kanya, usenyuka. Ubwo rero hari ibintu byinshi bashaka, ariko icy'ingenzi hano nababwira ngo
gukora imiryango itandukanye yo gusenyana nk'abanyarwanda. Mbese muri make bashaka kuducagagura kugira ngo batuyobore, barashaka kuducagagura kugira ngo batwibire igihugu, barashaka kuducagagura kugira ngo batwibire izina nk'abenegihugu, hanyuma gisigare kiyobowe na Kagame wenyine n'abashaka kukizanamo. Rero hari ikintu gikomeye cyane, izi byose aya macenga y'isi batumyemo Kagame ngo aze adutagangaze. Ibi bintu byose bica mu itangazamakuru, izi propaganda zose bakoresha media kugira ngo bakumvishe yuko yaba ari banyuze mu masengesho, yaba banyuze muri education y'abana n'ababyeyi, baba banyuze muri ibi byose navuze, kugira ngo bagucengezemo iyindi mico izasenyura sosiyete cyangwa izagusenyura mu gihe utamenya ubwenge ngo ujye mu nkugi. Ariko mu Rwanda, mu bindi bihugu byo bakoresha za strategie, amategeko, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ufite uburenganzira bwo gukora icyo ushaka. Ariko mu Rwanda ho nta n'agasoni badupfa, basenyera abaturage ku manywa y'ihangu, nta kintu bikanga. Abaturage wagira ngo babaye nk'ibisimba ugereranyije n'ubutegetsi, basonjesha abaturage ku manywa y'ihangu. Urebye ahantu perezida w'igihugu atuye n'abaturanyi be ukuntu bapfa nk'amasazi, wagira ngo batuye mu bihugu bibiri bitandukanye. Kwica abantu, kubafunga, kubambura ibyabo, kubabuza ubumuntu, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye ubwoba n'agahinda. Ubwo rero izi strategie cyangwa se izi ngamba zabo ubundi mu isi yagutse bagenda bakora amacenga. Kagame we rwose we aduhondesha inyundo atatubabariye. Waba uri umuturage uri mu Rwanda, baba ari abaturage bo mu mahanga, ababyeyi benshi barabafunze babaziza ubusa, ndetse n'abari mu mahanga barabagerereje. Akarengane, kuguhoza mu manza, kugukenesha, kukwirukansa, kugutesha umutwe, ni ibintu ubutegetsi bwa Kagame buzobereyemo. Ariko wabireba ukagira ngo batsinze, wabona ukuntu bari organize mu kinyoma ukagira ngo batsinze neza neza. Rero ikintu tugiye gukora ni igiki? Ikintu tugiye gukora ni igiki muri uyu mwaka? Abantu batandukanye bavuga amakuru atandukanye. Ushobora kumva amakuru arihuta, analize zirihuta we, ariko buri gihe tukibaza ngo dukura iki, tubikoreho iki, tubigenze gute? Mu bumenyi bukeya mfite, mu bushobozi mfite, mu mwanya mfite, ndifuza yuko buri kibazo tugishakira igisubizo, tugifatira ingamba. Buri macenga yose tuyafatira ingamba, tukirinda mu gihe twugarije, tukajya mu nkugi, tugahimana bishobotse nk'abaaktiviste, tukarinda abaturage bacu bishobotse nk'abanyapolitike, tugasenga bishobotse nk'abakozi b'Imana, ariko gusenga nyabyo atari ugutinya. Tugakora ibishoboka byose kugira ngo abajya mu nkuge ari bo benshi. Iyi gahunda ntabwo ireba gusa abarwanya leta ya FPR, birareba abantu bose, umuntu wese w'umunyarwanda, kugira ngo kwinjira mu nkuge nawe birakureba, wenda nawe warokoka. Ariko nk'uko nababwiye ngo ngewe icyo nshinzwe ni ukubaburira. Ninkuburira uyu munsi, nkakuburira ejo, nzajya mburira buri muntu na kese, cyangwa se tuzajya dukora buri gihe uko bishoboka kugira ngo umenye ikibi cyangwa icyiza uri gukora, ukirinde nonaha, kubera ko hari igihe kukirinda bitazagushobokera, nyine ntujye muri iyo nkugi. Inkugi zajyamo abantu bakeya kandi b'inyangamugayo. Ubwo rero ibyo twibanzeho cyangwa se ibyo nibanzeho nkanjye kwamikanya hano muri uyu mwaka, nibanze cyane ku kurwanya ipfunwe nivuye inyuma. Uti se kubera iki kurwanya ipfunwe? Kurandura ipfunwe mu bana b'u Rwanda nicyo inkotanyi zizobereyemo. Kubera iki? Nabonye ko ari ikintu cyihutirwa, ntabwo byarangiye
twakoze ibyo dushoboye, ariko muri uyu mwaka ngiye gukaza umurego. Ngiye gukaza umurego ikintu cyitwa umwaka w'ibihumbi 2026 cyitwa umwaka wa no stigma. Nta stigma igomba kujya ku mwana w'umunyarwanda, nta stigma igomba kurangwa mu moko, nta stigma igomba kurangwa ku muntu uturuka i Rwanda. Akenshi nanone tuzareba ntabwo ibintu ubutegetsi bwa Kagame bwadukoreye ni ibintu biteye ubwoba, ku buryo nta kwirirwa umuntu ata igihe ku butegetsi bw'inkotanyi. Nta kintu butatweretse, nta kintu tutabonye. Rero icyo nifuza muri uyu mwaka twafatanyiriza hamwe ababishaka, nuko twareba uruhare rwacu. Uruhare rwacu mu ipfunwe ni uruhe? Uruhare rwacu mu kurenganywa ni uruhe? Uruhare rwacu mu kwirenganura ni uruhe? Icyo ni icya mbere numva kindi ku mutima muri uyu mwaka, ni ugukomeza kurwanya ipfunwe nivuye inyuma, kubera ko ntabwo washobora gutegeka ufite ipfunwe. Ntabwo washobora gufata ijambo mu bagabo ufite ipfunwe. Ntabwo washobora kugeza igitekerezo cyangwa se gufata icyemezo cy'abaperezidante mu ruhando mpuzamahanga ufite ipfunwe cyangwa iryo bagushyizeho. Rero tugombe turyiyuhagire iryo pfunwe kugira ngo tugire ijabo n'ijambo, kugira ngo tumve dufite icyemezo, kugira ngo tumve dufite uburenganzira bwo kuyobora igihugu kitayoborwa n'umuntu umwe. Ni ibintu tugomba gufataho icyemezo nkatwe abavictime, nkatwe abarenganywa, uwarenganyijwe wese. Tureke ibintu bya Kagame ngo baraturenganyije, baratwishe, noneho twebwe tuvuge ngo twebwe twabakozeho iki? Twebwe uruhare rwacu ni uruhe? Nicyo cya mbere cy'ipfunwe nifuzaga ko kigomba kuranduka muri uyu mwaka duhereye uko dushoboka kose. Icya kabiri, ubw'ibintu amakosa yakozwe na FPR ntabwo tuzategereza yuko akosorwa ari uko FPR yavuyeho, kubera ko na Yezu yazarinda agaruka bidakunze. Ubwo rero tugomba kwinjira mu mujyi, tugomba guhimana na leta ya buriya butegetsi, kandi ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda tukabona ko bushingiye cyane ku ivangura ry'amoko, ku kintu bita jenoside, ku kintu cyita gusahura Kongo. Abarwana, abazi byo kurwana cyangwa se abazi iby'intambara babigeze kure muri analize, ariko twebwe dufata icyemezo tuti Kagame ntazongere kutwica kuri ubuhe buryo ku bijyanye n'amoko. Ibyo bintu nibyo Kizito yapfiriye, ubumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge Bizimana yarabwangije, yarabutobye. Ugiye kuri Facebook, ugiye kuri TikTok, noneho abanyarwandakazi wakumirwa. Nibaza ntekereza yuko muri uru rugamba rwo kwinjira mu nkuge byaba byiza ari uko buri munyarwanda uri kuri izi murandasi, yaba ari kuri YouTube, yaba ari kuri Facebook, yaba ari kuri Instagram, agira na konte ya TikTok. Ntabwo mubwiye ngo avuge, agende yumve ibintu urubyiruko rw'u Rwanda rwarezwe na FPR ruvuga, rukora, rugambiriye ku manywa y'ihangu. Kabarebe nibo batwibwiriye ngo barabaformase, ngo babogeje ubwonko. Bya bintu nibyo 100%. Gahunda rero ya kabiri, uvanyaho ipfunwe, ndifuza ko tutangira kubaka gahunda yo gukosora ndi umunyarwanda. Bizimana byaramunaniye. Bizimana, minisiteri yawe nyihozaho ijisho uko bwije uko bukeye, byarakunaniye. FPR byarakunaniye, no guhimba byarabananiye. Noneho byarenze ihaniro ku buryo nta n'ibintu byo gucikwa, nta n'ibintu byo kwiexcusa amoko, wagira ngo ni mwebwe mwayaremye. Birutwa na cyagiye tukitwa Abahutu, tukitwa Abatutsi, tukitwa Abatwa, ukabimenya. Ariko akavuyo n'urwango n'ubugome amoko ari guteza bitewe na FPR ateye ubwoba. Ubwo bimeze rero gutyo, tugomba kugarura ndi umunyarwanda. Kizito yaravuze ngo ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu. Muri gahunda zindi ku mutima muri uyu mwaka ni ugukosora gahunda ya ndi umunyarwanda.
ntabwo twakomeza kunegura leta ya FPR nta kintu tuyikoraho. Tugomba kugira rero ikintu tuyikoraho. Niba byabananiye reka tubikore, dutangire tubikore twebwe nk'abaturage. Birashoboka twinjiye mu nkuge, birashoboka twubatse inkuge yacu ko dushobora kurwanya iyo ndi umunyarwanda yabo, tukiyubakira ndi umuntu yacu. Banyarwanda, banyarwandakazi, imigabo n'imigambi ni myinshi, ariko muri uyu mwaka ibyo bintu bibiri nibyo bindi ku mutima. Ubundi rero ntabwo byashoboka tutavuze akari murori. Ibiganiro cyangwa se ingamba zo kuburiza tabu, zo guca harya tabu bayita ngo iki, byo guca umuco wo kuvuga ngo tabu ni nk'akari murori, byo guca kiliziya yakuye kirazira. Tugomba kuvugisha ukuri no kunyomoza ku mugaragaro. Ntabwo ikibabaje ari ibyo badutuka cyangwa ibyo bagambiriye kudukorera cyangwa ibikorwa. Ikibabaje twebwe n'icyo twebwe tubikoraho iki. Akaga katubayeho tugakoraho iki, akarengane tugakoraho iki, ibitutsi tubikoraho iki, kugira ngo bitaza ngo bitwice, yaba mu mutwe, yaba mu mufuka, yaba mu mibereho myiza y'abaturage cyangwa mu mibanire mpuzamahanga. Rero n'abatindiye, banyarwanda, banyarwandakazi, imigambi indi ku mutima kuri uyu mwaka ni ukurwanya ipfunwe, ni ugukosora gahunda ya ndi umunyarwanda, ni ukuburiza rotabu, akari murori, kuvuga akari murori kugira ngo, cyangwa se gukora akari murori kugira ngo ibyananiranye bikunde bikosoke, tubivuze mu mazina yabyo. Ndetse ni ukunyomoza ikinyoma ako kanya ikinyoma kikivugwa, tukakinyomoza kandi tukagishakira n'igisubizo. Ngayo nguko rero mwari musanzwe mumenyereye kuri studio Umutware kuri gahunda y'igitaramo. Gahunda ntabwo yabashije gukomeza kubera imbogamizi twagize zo kubura uburenganzira bwo gukoresha ibihangano by'abandi. Ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi tugomba kubahiriza amategeko y'abahanzi y'ibihangano byabo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kuri TikTok birashoboka mu bundi buryo. Dushobora kubikora kuri TikTok, dushobora gutarama kuri TikTok. Uko bizanshobokera, ninshobora gukora live, nshobora kuyikora kuri TikTok tugatarama. Gutarama nabyo ni ingenzi kugira ngo tugire umutima cyangwa tugire umutwe utekanye, kubera ko gutarama bihuza abanyarwanda, babandi batumvikanaga, babandi bashondanaga. Mushobora kuba mwangana mugahurira ku ndirimbo imwe mukunda, mushobora kuba mwanayumvikaniraho. Rero gahunda y'igitaramo cyangwa se uko mbishoboye mujya mubona ncishaho akamesaje kamwe na kamwe, tuzajya dutarama kuri TikTok. Hanyuma izindi porogaramu muzajya mutubona yaba kuri studio Umutware, yaba kwamikanya muri gahunda zaba zateguwe bitewe na linye editoriale y'iyo mirongo ibiri igenderaho. Ngewe ku giti cyanjye mbijeje ko ngiye kurwanya ipfunwe hano kwamikanya, nivuye inyuma ngiye kuburiza rotabu, ndetse tugiye gufatanyiriza hamwe kubaka inkuge. Navuga menshi, kuyavuga siko kuyamara. Nongeye kubararikira ibiganiro bizajya biza uko mbishoboye. Nababwiye yuko nta kintu mbasezeranyije, uko mfite icyo ngomba kugeza ku banyarwanda nzakibagezaho. Nibagiwe kandi ko ngomba kuburira abo bireba muri ya gahunda yo kunyomoza ikinyoma. Nzaburira buri munyarwanda wese ushoboka. Hari igihe tuba mu mateka tukayigiraho,
niba twarabaye mu mateka yashyize igihugu mu mwobo, ntabwo byaba biteye isoni ko twakomeza tukabigumamo, ukabona abantu bari gukora amakosa ukabihorera bakazarindira ibihano. Ndagira ngo twubake umuco wa archive z'ibinyoma z'amakosa FPR Inkotanyi iri gukora, yirengagije uko yahannye abandi. Hanyuma no tuzajye tunabibereka kugira ngo uko bahannye abandi nabo niko bazahanwa. Ntabwo ibyo rero ari urwango cyangwa se izindi ntambara zindi, ni urugamba rw'ukuri. Banyarwanda, banyarwandakazi, nari mbakumbuye, nongeye kubifuriza amahoro y'Imana. Nongeye kubabwira ko kuri uru rubuga rwo kwamikanya ni urubuga dusangiraho ibiganiro se cyangwa ingamba z'ukuri, tugafata ibyemezo ku bibazo bitwugarije, tugafata ingamba ndetse tukazagaruka tukavuga tuti twageze kuri iki ngiki. Nshimiye buri munyarwanda wese, buri munyamahanga ugira ikintu akora kugira ngo arokore umwe cyangwa undi muri bagenzi bacu. Imana niyo ivuga ngo genda sinakumenye, ibyo utakoreye umwe muri abo baciye bugufi, nanjye ntabwo ari njye wari uri gukorera. Rero ndabakunda, mbifurije amahoro y'Imana. Nongeye kubararikira ibiganiro biza cyane cyane bijyanye ubutabera, kuburira abanyarwanda, kubasaba kwinjira mu nkuge ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Mwaganiraga na Mikanya ku rubuga rwa Mikanya, aho tuganira dufata ibyemezo. Nakagaruka, Imana ibarinde. Bye bye.